Bamenye Gusoma. Good morning everyone. How are you today? Uyu munsi tugiye kwiga isomo rishimishije kandi niba wari usanzwe ucikwa n'aya masomo rwose iri ntirize kugucika. Uyu munsi tugiye kuganira uramutse ugiye mu iduka cyangwa se mu isoko ugasanga umuzungu niwe urimo uracuruza. Ese wakora iki? Ese wahita uhava utamuhahiye? Wahava utamuguriye? Ese wahita wigendera kandi wenda ari we wari kuguha ibintu cyangwa ibicuruzwa ku mafaranga make ku giciro gito cyo hasi cyane? Uyu munsi nibyo tugiye kureba mu gihe usanze umuzungu arimo gucuruza cyangwa se ugasangamo umunyamahanga nubwo yaba atari umuzungu ariko wivugira icyongereza gusa. Muri uyu mwanya nibyo tugiye kureba. Tugiye kubisuzuma mu bintu bitatu byonyine. Twateguye bitandatu ariko ngiye kukubwira bitatu ku buryo ewana mu gihe usanze umuzungu mu iduka udatinya kumuvugisha. Hari igihe ubaza wikinira cyangwa se nta na gahunda ifatika wari ufite, wasanga ibintu biri ku giciro cyo hasi ukavuga uti reka nkamanukane, reka ngurire rimwe ntazajya nkomeza guhendwa. Ngaho kurikira turebe ibintu bitatu tugiye kwiga. Tugiye kureba amagambo wakoresha usuhuza uwo muzungu cyangwa se umuntu usanze ari gucuruza atavuga ikinyarwanda. Hanyuma turebe ukuntu wamubaza igicuruzwa acuruza uko kimeze. Hanyuma tuze kureba ukuntu wamubaza igiciro. Ikindi ubwo hakubiyemo no kubaza ni iki gihari, ni iki mbese muri make mu iduka rye harimo iki. Muri uyu mwanya reka tubanze noneho turebe ijambo ry'icyongereza nyirizina. Hano handitse ngo English ni ijambo nyirizina ry'icyongereza. Hanyuma iri jambo hano havuga ngo uko bisomwa ni ukugenekereza kugira ngo tworohereze cyangwa se dufashe umuntu uba uvuga uti ese mana yanjye ni ugupfa kumva ngo hello, ese koko ni hello, ese ni good afternoon. Urugero tubivuze kureba ukuntu good afternoon atari ko bisomwa rwose. None se ikinyarwanda ni ikihe? Cyo dusanzwe tukizi, ni ibisobanuro. Hanyuma urugero turi buze kureba urugero, mbese ni nk'uko bafashe bya bintu bakabihuza. Reka noneho dutangire tureba amagambo yo gusuhuza. Si menshi cyane. Ijambo rya mbere riravuga ngo hello. Hello niko risomwa no mu kinyarwanda. Dukomeje mu kinyarwanda bivuga muraho. Hello, muraho ni narwo rugero batanze. Hanyuma ijambo rya kabiri, aha ntabwo turi buhatinde. Ijambo rya kabiri riravuga ngo hi. Hi, wowe ibande hano havuga ngo uko bisomwa, ariko uterere n'akajisho hariya handitse ngo English. Umuzungu we arumva hariya havuga ngo English, ubwo hi wowe nuko uzagenda umuvugisha. Nubwo waba utazi kwandika icyongereza ariko uzi kukivuga, nyamara wahivana. Hanyuma ijambo hi riravuga ngo, rirasobanura ngo bite. Hi, bite byawe, amakuru yawe. Ubundi buryo bwa gatatu rero aribwo twebwe tumenyereye cyane ni good morning. Good morning bisobanuye mwaramutse. Mu by'ukuri ntago ndi kubasuhuza, ntago ndi kubigisha gusuhuzanya bisanzwe gusa, oya musanzwe mubizi, ahubwo ni uburyo bwo kwiga. Rwose wumva bimujennye kuvuga ngo good morning nibyo mvuze, oya humura rwose. Ahubwo se bivugwa gute, byandikwa gute? Good morning bisobanuye mwaramutse. Hano turi kwiga. Ikindi, ubundi buryo bwo gusuhuza ushobora kubaza uti good afternoon. Good afternoon. Nubwo nsa n'ubivuze mo gakeya, uzirikane yuko atari good af. Tumenyereye af, fu, af, ariko sibyo, ni fi. Good afternoon. Good afternoon. Nyine uba wumva umuntu avuze ngo good afternoon ariko ni af. Good afternoon. Ibyo rero bisobanuye mwiriwe cyangwa se mwiriwe neza. Good afternoon ni mwiriwe neza. Ubwo noneho ubwo umaze gusuhuza uwo muzungu cyangwa uwo munyarwanda, tangira noneho umubaza ibyo acuruza. Hari igihe ugera mu iduka ntuhita umenya ikintu icyo ari cyo, ariko hari n'igihe uhagera ugahita umenya icyo ari cyo, ugahita ubona n'ibiciro, wenda ugahita wishyura. Ariko se mu gihe utakimenye ushaka kwimara amatsiko gusa kandi ugasanga ni ikintu cyiza kizakugirira umumaro ku buryo wahita unahahira rimwe, rwose ubwo wabaza ute? Ushobora kubaza uti
ubwo tugeze kuri iki kintu cya kabiri kivuga ngo kubaza igicuruzwa. Nizere ko turi kumwe. Kubaza igicuruzwa urabaza uti what is this, what is this. Ukurikirane hariya havuga ngo uko bisomwa, what is this. Ubwo uba uri kubaza uti iki ni iki, cyangwa se iki ni igiki. What is this, what is this, iki ni igiki. Hari igihe uhita umenya yuko ari ikintu utari usanzwe uzi, hanyuma ukaba wakigurira icyo. Ikindi ushobora kubaza uti what are you selling, what are you selling, please repeat after me. What are you selling bisobanuye ngo uri gucuruza iki, ni ibiki uri gucuruza. Nka kwa kundi ujya ahantu ugahura n'umuntu ukabona ari gucuruza ibintu ariko bipfundikiye, ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Hari igihe bituma uhita ubaza umuntu what are you selling, muri gucuruza iki, ukaba waheraho nawe ukihahira. Ariko nanone ntukagure ikintu kuko ukibonye, ujye ukigura kuko wabipanze. Niba wateganyije kujya ku isoko rwose ujye ugura ikintu wapanze kugura, nibwo buryo bwiza. Ariko nanone nuhura n'umuntu uvuga urundi rurimi ntibizakubuze kumubaza ibyo afite. Ikindi kintu cya gatatu, do you sell clothes, do you sell clothes. Ubwo mukurikirane uko byaba bisomwa mu kinyarwanda tugenekereje, ariko English cyangwa se amagambo y'icyongereza nyine ni kuriya yandikwa. Hanyuma hano havuga ngo uko bisomwa turi kubona do you sell clothes, please repeat after me. Do you sell clothes. Ninjya mvuga ngo repeat after me, of course nawe ujye usubiramo nubwo tutari kumwe. Nibwo buryo bwo kwiga. Mu magambo make umubajije uti ucuruza imyambaro, ucuruza imyenda. Do you sell clothes, ucuruza imyenda. Rwose ubwo icyo nicyo tumaze kubona. Ikindi kibazo ushobora kumubaza, ushobora kumubaza uti do you have shoes, do you have shoes. Ese ufitemo inkweto? Hari ukuntu ujya ku bacuruzi ukabona batangiye guterura ibintu byose baguhereza ati naka karimo, mfite umupira, mfite inkweto, mfite isaha, mfite telefone. Ego ko ese ubwo ibyo bintu byose wabigurira icyarimwe? So wowe ushobora kumutanga ukamubaza uti do you have shoes, ufitemo inkweto. Rwose ibi bigufasha no kugura ibintu wapanze aho kugura ibintu ubonye byose. Noneho tugiye kureba mu gihe ugiye noneho utangiye kwinjira mu biciro, ukabaza uti iki bimeze bite, bihagaze bite, rwose ye bintu nk'ibi. Ubwo tugiye kureba ikintu cya gatatu kivuga ngo kubaza igiciro. Kubaza igiciro rero uburyo bwa mbere wabikoramo rwose ni ukubaza uti how much is this, how much is this. Tumenyereye ijambo ngo how, ariko oya ni how, how much is this. Muri make ni ukubaza igiciro. How much is this bisobanuye iki nangahe, iki nangahe. How much is this shirt, how much is this shirt. Iyi shati nangahe. Tumenyereye ngo how ariko ni how, ntabwo ari wa, ntabwo ari w, ni o. How umenye ko ari o. How much is this, how much is this. Muri make iki nangahe. Hanyuma ubundi buryo bwa kabiri mu gihe ubaza ibintu byinshi, this ni sobanurira umwana cyangwa undi muntu ko this ikora ku kintu kimwe, hanyuma this igakora ku bintu byinshi, cyangwa se these. Noneho ubwo turavuga ngo iki cya kabiri how much are these bisobanuye ngo ibi nangahe. Ese ni ibintu byinshi, mbese ibintu birenze kimwe, nibyo tuvuga ngo how much are these, ibi ngibi byobyo nangahe. So how much, urugero how much are these shoes, bivuze ngo izi nkweto nangahe. Hanyuma tugiye kureba ikintu cya nyuma dusorejeho kivuga ngo price. Price ni price, ntabwo ari la ni ra. Price ni igiciro.
price, iyo tubaza igiciro turavuga ngo turavuga tuti n'ubundi how much, wenda bakatubwira bati the price is $5. Price is $5. Igiciro ni amadolari 5. Tuvuga dollar, ntabwo tuvuga dollars. Hari abantu bakunda gushyira abakunda ubwinshi, ariko tuvuga igiciro ko ari dollar. The price is $5. Mu by'ukuri twiboneye neza uburyo waganira n'umuzungu cyangwa se n'umuntu utavuga ikinyarwanda, utari umunyarwanda, ariko mu by'ukuri arimo kwicururiza. Rwose ntuzasohoka utaguriye umunyamahanga cyangwa umuzungu ngo nuko ari we usanzemo. Niba kenshi baba batanahenda, twebwe turagenda bikaduhenda, ugasanga umuntu yaranguye ibintu mu Bushinwa bimuhenze cyane, nawe yagera inaha agashaka kuyagaruza, agaruza ikiranguzo, agaruza y'indege, kandi ashaka n'akanyoni. Ese mwebwe ntimwumva ko ibyo byose biba ari ngombwa kandi bikenewe? Ubwo rero ntuzasohoke rwose utavuganye n'umuzungu urimo gucuruza. Rero naho ubutaha, murakoze cyane gutega amatwi. Ikindi kintu wenda ntakwibagirwa, nari mbaye nkushyizemo agapozo gatoya, ariko mbere yuko ngenda ndagira ngo bibutse gukora subscribe nimba iri somo rwose hari ikintu rigufasha kandi ukabona rizakomeza kugufasha. Kora subscribe, hari n'ukuntu rishobora gufasha umwana wawe, ushobora no gutanga comment. Ikindi tubibutsa ko hano ni kuri help them learn, nibyo ni Bafashe Bamenye Gusoma, ariko hariho n'amasomo y'ikinyarwanda. Amwe mu masomo yatambutse ayagucitse, niba ufite umwana cyane cyane wiga mu wa 2, hariho amasomo y'ibihekane. Ese ubundi afite intege nke mu kinyarwanda? Ese afite intege nke mu cyongereza? Rwose ibi bishobora gufasha abantu bakuru, ariko nanone bikanafasha n'abana rwose. Ubwo rero muri rusange ni icyo ngicyo nagira ngo mbibutse. Ushobora gutanga comment, ese ni irihe somo mwifuza ko twabategurira ubutaha? Ibyo bishobora gufasha. Twize ikintu cyiza, ubwo rero mukomerezaho kandi ni karibu n'ubutaha isomo rikurikira. Tubibutsa ko hano kuri isomo twari twateganyije hari icyiciro cya 2 cy'andi cy'ibindi bintu 3 wakora mu gihe uri isomo. Ubwo rero reka subikira ahangaha, dushobora gukomerezaho kuri icyo cyiciro cya 2 cy'amasomo yarasigaye kuri iri ngiri.